yanjye. Amafaranga wewe muri mitene wa mahero. Inzu yanjye nayubatse mu cyaneza. Abangabo nibo banze kwishyura amafaranga y'inzu yawe. Cyane rwose bani babanze kunyishyura. Dore n'uyu yari ari kunuka ngakanakahe. Niko akagabo. Kakabo riko bisigura yita kagabo rantunze wa mahero. Ngo wa mahekiwe. Wa mahero we. Usoke mu nzu y'abandi. Umbazi iki Serandro? Ikinyabupfura gicugira nk'icyazo ngo uzayiba muri Somera cyangwa abacunga gereza bo muri Turukiya ugikura kurinda kuri so kuri nyoko kuri bene wa. No Serandro ngozi iki? None ubu n'ubucere kigaje cyangwa mustero umenyeho. Hoya. None n'icyo umenyeho. N'amazi. Sibaro none warambanya mibasi ndoba cyangwa ravabo. Hoya ntabwo nabishakaga. None ibyo birayigenda uzi ko zose neza rushabacukuzi bagasegera ati ba Kongo Nigeria na Ghana. Wari wabigendanye cyangwa wari wabyicaranye. Ariko Landro nande numwange ko nkumenya amazi ni gisongo nguteye. Gaterwa utiteguye tofira umutayi yawe guhamanga kuri ko cyatumye ubudage bukoraneza u Rwanda akonga bangare bagare. Urabona ngo karanshingaho. Landro ntunera umwaka urabona aho wahereye usuka nk'imashini y'icyarahani. Njye ntabwo njya nerwa ubwoba n'imirindi y'imbiba cyangwa ibihinda byose nk'akagoba. Nasoni. Wait, I'm not understanding this. Uvuze ngo repete encore. Nakubwiye ngo ntabwo nerwa ubwoba n'ibihinda nk'akagoba cyangwa imirindi y'imbeba. Umva ukora icyo ushaka amazi nasoje kuyakumena nubabara uhindukira ukubita umutwe ku rukuta cyangwa wikaraga uko waje ugenda. I'm going to give you 2 days privacy. Ubundi nge ntacyo nyanciringa n'abagore ku nzu zanjye. Umugabo wawe ari. Here cyaho kunera isesema ari ibyo atarese cyangwa ari ibyo atabonye. Umva inzu zanjye sinazubatse muri kurya neza. None rero nje kukwishyuza amafaranga y'inzu zanjye utangiye kumena amazi ngiye kubahaguruki. Madana nakubwiye ngo kuba nakumenya amazi ntabwo nabishakaga. Ese mugore uvuka he? Ese mugore aho mvuka harakureba mu gitondo nibwo kukwishyura byageze ariko nta n'iminota 5 irarenga none uraje. Ese nkubwiye ngo genda ubundi urindire saa 6 z'ijoro aribwo uzamwishyure wankoraho iki? Ese ubundi bwuri kumva nakubajije ngo uvuka he? Ndi umushikazi. Ko nari nzi ko nta mushikazi urindagira gutyo we wapfuye. Oh my god. None uri kuvugana n'umuzimu. Umva urenze no kuba umuzimu. Bwira ko gagabo gawe gasoke mu nzu kanyera amafaranga. Cyane bamutanyishyura muvemo mugenda. Akwiye umuntu akwirukanye mu nzu ye agwa prive y'iminsi 15 nagakwirukana nk'imbwa gutyo. Umva rero ngereka prive y'iminsi ntanga ni iminsi 2 yaba myinshi ikaba ari iminsi. Bwira ko gagabo gawe gasoke kanyishyura. Nakubwiye ngo umugabo wanjye nawe hari ukora icyo ushaka. Umva dada ntunyinaga ntabwo warazi gukubita amabuna ku nzu nukuba nacyaje ariko ndaza kugaruka amafaranga yanjye ntabwo mwaya. Ashari mubazi. Baza mu bebe. Nta kindi ushobora kujya wirirwa uhemye ukarara uhemye ugahenuka bucurama. Sheri nunuke. Utukuye. Gatukura butama tutanagirwa n'inoze rutonde wa rutoryiwe. Ugira ubwenge. Nta nubwo ngira byo yomba mbugira ntago mba mbana nawe. Abana n'ibanga ry'abagabo babiri b'aburoni wababawe. Mwaye. Naho umwaye pe ariko uri igicucu ikigoryi urimbwa uri mayibobo. Ikintu nicuza nukuba nararongowe nawe. Karamurwa n'imisi wa mahera. Naje dore ikintu nicuza ni kimwe. Nukuba narakoze ikosa ryo kukuronga. Yego rwose ndabyumva wakoze ikosa ko warandongo. Ariko se nabyo nubishoboye nushoboye guhana nushoboye nta kintu kimwe mbega ushoboye mu rugo igishoboye nukwirirwa uhennye from Monday to Friday uhennye ubwo se umenya nzabyihangana wa macuru. Oh my god. Ariko se madam ubuyoboye ko abadamu bashikaze tubarongora bakadutunga. We niba bikunanire kuntunga fata utwawe unsohokere mu nzu. Nginyi aka kanya rayiguze igira hino muko igira hino mwere. Iyi nzu ni icyumba na saro harimo udukaro ibintu byose dushe na tuwarete mwamugira va mu nsohokere mu nzu. Usimbi umugabo wanjye arayishima rwose ndateganya no gushira ko kwa hakiri bibi. Mugira vuba ntabwiye ngo iki hambara ukuntu biri kuntunurira mugira vuba. Nge nshaka kurara ni uriya mugore burya shira isoni.
ndakwiyamye wa mugore muntokere mu nzu vava nakubwiye wanga kumva muntokere mu nzu rata ahangaha ndi guteganya kuhashyira utuntu tw'udupave ku buryo umuntu azajya gusura akabona rwose abantu heza. none se mada iminsi y'inzu yarangiye ryari? nese wabibwirwa n'iki kutayishyura gusa ngiye amahirwe mbonye amahirwe meza yo gutandukana nawe ahantu ugiye kujya wibeshye umurikireyo umva mukuru iyo myanda yanyu muri ino nzu mupanga yishyiriremo ibintu bambonera igihe bahereye bahagaze we mada wangira ikigongo se tukajyana uno munsi nabisinyiye ni ahantu udajyana nawe ese urabona arasigira ndi hehe kandi njye nanga isese muri kune mukanya isonyekana ncaga hejuru witereye hejuru irengagiza ibyabaye rwose ungiriye ikigongo n'umunsi tujyana iwacu nta muntu ugeze iyo ahubwo ndabona n'ibintu nimba ubikeneye ndagenda nkabigusigira ase bo baduhaye kuva muri nonze aka kanya pirave barayiduhaye umva mugire muntokere mu nzu no time to lose for nothing time is money mugire vuba uyu mugore wawe nawe mubwira nshinga ndamubwira ati sha unyikaraza imbere muntokere mu nzu murabona umupanga yaticaye muntokere mu nzu ntabwo wahanga cyangwa bagemwa mu kazi se muri kino gito kundeba murebye ureba hese aka gasuzuguro nk'ak'imbwa yirabura mugakura ako se ahubwo nkawe agasuzuguro nk'ako gakura ko kuzi ko mangira abantu biryamiye bakeneye kuruhuka ubuzi bavuye mu kazi isanga ariko ubundi reka kubaza umuntu uri kubwira uramuzi cyangwa uri kuvugana n'umugabo wawe inshuti zawe mukuru wawe musaza wawe uri kuvugana nande uranzi njyewe nakumenya se ubundi wowe ukamfasha iki sura irandi ruti icyo mpfana nawe ni kimwe ni ukuma inzu nanjye nkakwishyura hari ikindi umva reka nkubwiye nta kintu nshaka kuvugana nawe nyishyura nigendere kuko hari ahandi nshaka kujya njye se rero wakubwiye ko mfite icyo nshaka kuvugana nawe mvira ku muryango ko ndawishyura njye mu nzu niryamire ndakwiyamye nyishyura uranyumvira ukuntu ukiri kumbwira ese ubundi umunsi wajya utagera nayigoye ku itariki zingahe ko wagira ngo mwaraporomotse mwese mu mutwe niba umunsi wageze nta rwakwihangana ngo harengeye iminsi 3 cyangwa 5 se wibwiye ko amafaranga umuntu ayahorana vuga ati n'isegonda kunjyanye njye nari kurira okay noneho ibeshye ukorere ariko urambarira ukuntu kigizera agafite karamaze uva niwanjye kuko ndahakwishyura wamaze Oh my God. ntabwo nita kuri randi rodi ndagutumura umvira imbere y'umuryango mvira mu nzu nta kibazo se urinjiramo nanjye sininjira mbone se ko mwarubatse amazu niyo mpamvu mwishyize hejuru mwibwiye ko muzahora mwe mwabuze iki ngo no muri barnyare barabaseye nawe njyayo umva wubatse murya neza munywa neza rero winteresezamo imereza amafaranga yanjye nigendere ureke kwirirwa unzakuriza cyangwa se niba ntayifite ucishe umva ihangane umugabo wanjye yagiye mu kazi atahe aguhereza amafaranga hari ikindi umva reka nkubwiye wagira ngo matwi wawe wayicare kera nakubwiye ngo kundu nta n'isegonda n'ina rimwe gare ngo mutamereje amafaranga mfite abana bagomba kujya kwiga mfite abana bagomba kurya none mwe muraza mukaryama mu nzu mukasuragura mugakora ibiki byose ku munsi wo kwishyura byege ngo tegeye cyangwa ndayaguha mereza amafaranga yanjye wowe randi rodi reka twumvikane nk'abantu yihanganira ni amafaranga mfite urabona ndanirwa remeze nabi umugabo wanjye yagiye mu kazi nazanye amafaranga ndetse nyagushyirira kuri momo ndarenzaho nayo guka umva reka nkubwiye wa mugore we kugiriye impuhwe kuko ntabwo uri nka kagashika saa 8 nizigera utari wayashyiraho ndagaruka hano nzanye n'abayobozi ntabwo tuntokera ndahita nyagura reka ngende saa 8 zitarengo n'isegonda Oh my God. ariko se mada y'ubu nawe wicaye bucuma butagira ingata uyu munsi ntabwo ndya ariko se iki kigore cyabaye gutansubiza wapfuye uri muzima wavuze niba wafite ukakujyanira usoro wakiri kare mada ukoze iki ni kukwaka ibiryo ukancira wa masewe gasere na so kwimasisi wakabwawe mada ngo gake akabwa kagenda kabwerabwera kaka ibiryo kataze gahashya do umaze kungira do nenda kukuru mada umva twumvikana
ntiriwe mvuga byinshi njye Faustin Are you sure, Emmanuel? kwa nyoko ngo kwande Oh my God. kwa nyoko ye ariko ubundi ntabwo wumva aho ubundi ugira ubwenge uragenda ukavuga tuyuki isunoborere n'ibindi byose nazi warangiza ngo ujuje kwaka ibiryo This man. bawahashye noneho ntabwo ndi burya niko ushatse kuvuga urarya ibyo wahashye wowe wowe si wahana amaboko wari ufite iyo ugenda ukajya guhana ntabwo aha ari nyiriwe ndyamye amafaranga nayatoraguye ufite akamashini ari ugakora amafaranga wabona uzunguze no uri no kumena amatwi njye nakubwiye ngo kwa nyoko niba kukugira ngo njye iyi nzu nayishyuye amezi abiri dore baje kunsora mu nzu rero kuri buzana amafaranga none uje ubebesa n'urusatsi rubi ngo ni inkuru ibiryo utanahaye inde wishyura amafaranga y'inzu inde wowe uzi iyi nzu ko ari ukubona uzu ugarabamo nk'umurambo njye mba nakubwiye ntabwo uba wumva bose uri kuvuga ubu ceceka mwe ubwo muri kuvuga buri bike mutungo abantu babanza kunyishyura ese ubundi aka ni akahe uyu ni uwahe aka ni akahe ariko wajya uvuga uziga usigaza n'utuntu nk'utu ngutu tukaza kuntera mu rugo rwawe nereza amafaranga yanjye amafaranga yawe buri miteni wamahera inzu yanjye nayubatse mujya neza Oh my abo ngabo nibo banze kwishyura amafaranga y'inzu yawe cyane rwose aba nibo banze kunyishyura dore n'uyu nguyu yari ari kuntuka ngo aka ni akahe niko akagabo kakaburi kwibisiga uranyita akagabo urantunze wamaheru ngo wamahekiwe wamaheru we usohoke mu nzu y'abantu